Amakuru umuseke wamenye nuko muri icyo cyuzi mudugudu wa Kavumu mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busesamana mu karere ka Nyanza kuri uyu wa 11 Nzeri 2024 ahagana isaa 5 za mu gitondo nibwo umusore uri mu kigero cy'imyaka 24 yatanze amakuru ko muri kiriya cyuzi harimo umurambo. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Busesamana Bizimana Egide yabwiye umuseke ko inzego z'umutekano arizo RIB, polisi ndetse na DASSO bihutiye kujyayo bagafatanya n'abaturage gukuramwo uno murambo. RIB yari umurambo mu ruzi ndetse akaba ari gukorerwa iperereza kugira ngo bamenye uwishe uno muntu. Ibyo byose biraba mu minota 5 ko ngiye kubikubwira mu ncamake. Uyu nguyu umwe wumvaga ni Ishimwe Aimable mugiye kubana muri ano makuru. YouTube channel yo ni Zaf TV Rwanda ikomeza kubagezaho amakuru umunsi ku wundi. Nyaboneka icyo usabwa no kudutera inkunga ukanze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye uhora no ureba n'ayandi makuru dukomeza kugenda tubakorera umunsi ku wundi, ndetse amakuru yizewe acukumbuye ndetse azira igihuha. Reka rero tutaduhera Rusizi twumve iby'uyu n'umwarimu. Rusizi, umwarimu ukurikiranyweho gutera inda abana 4 yigishaga. Umwarimu wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Murira, Jesse Murira rwo mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi akurikiranyweho gusambanya abakobwa 4 yigishaga akaza kubatera inda. Uyu mwarimu yigishaga kuri iri shuri riherereye mu murenge wa Muganza yari yabanje guhagarika akazi ku mpamvu zitazwi. Yatawe muri yombi nyuma y'aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri aka karere ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no ku byaha byibasira urubyiruko ndetse n'ababyeyi. Bavuze ko nabo bayikora iperereza kugira ngo uno mwarimu bamenye byinshi byiwe ndetse n'impamvu yafashe bano banyeshuri ku ngufu. Ubu ngubu tuvugana akaba afungiye kuri station cyangwa se akaba afungiye kuri station y'RIB aho bari kumukeka cyangwa se bari kumukora dosiye imushinja bino byaha. Bano banyeshuri 4 twabashije kuganira nabo, usibye ko tutashatse kuvuga amazina ye kubw'uburenganzira bwabo ndetse ngo tugaragaze n'amafoto yabo, ndetse dore ko bamwe banaduhaye inkuru ko batubwira ngo inkuru baduhaye tuze kuzivuga uko bazitubwiye, ariko nta mpamvu yo kumvikanisha amajwi yabo. Bavuga ko uyu mwarimu yabashutse. Urero zirimo ziravuga ko Sabe ashobora kuba yaravuye kwa muganga. Mu gihe dutegereje ko badufungurira reka turebe tuganira. Hari inkuru zakomeje kugenda zivuga ko Sabe ashobora kuba yaravuye kwa muganga ndetse yanatsikiye kuri Darete. Gusa we yavuze ko ari amashusho rura mu ryamye hasi yavunitse atari we. Amasomo atarabiri ko ntaga ari nge. Iriya ni video yahimbye na Yago ayishyira hanze ashaka aba influencer arayibaha, aba YouTubers, aba TikTok ndetse n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga X yahoze ari Twitter, Instagram, arayibaha. Amaze kuyibaha bayishyira hanze barayicuruza ndetse bagumye gukwirakwiza igihuha ngo nagiye gusambana nyirugo aje ndasimbuka ndagwa ndavunika. Ariko bya byose ni ibinyoma. Iriya video ntago ari yanjye. Ndetse yatubwiye no ku kibazo cyo kwahukana ko umugore we. Byisharaza byisobanuye guys, turi kumwe iminota myinshi cyane. Tabibonye muri iki gice wabibona no mu gice cya kabiri. Ati ibyo umugore wanyu ugiye kwahukana ni Ndimbati wabihimbye. Ndimbati na Sabe bafite ikibazo. Uyibuke gufungwa kwa mbere kwa Ndimbati byatewe na Sabe. Amasomo atarabiri ko gufunga kwa mbere kwa Sabe ngo 0 kwa Ndimbati byatewe na Sabe abigize mu ruhari akoresheje umugore ngo yanenda ndiyamfasha kurera abana. Ndimbati yashatse kwiyunga na Sabe aramuhamagara, Sabe aramukupa amusaba gusiba iriya video yakoranye n'uriya mugore, arasaba arabyanga, bivuze ngo Sabe yarahemutse. Ariko afite uburenganzira bwo kuyirekeraho cyangwa se bwo kuyisiba. Ibyo ngibyo nabyo biraza kuza mu kiganiro cyacu turibuze kuganira na Sabe. None ibyo byo kwakwana ko umugore kwa Sabe niho byaturutse. Ni intandaro yuko Ndimbati nyine ashaka kwihorera kuri Sabe akarekura bombe nkuko Yago yarekuye bombe ku bantu bose. Ariko Yago nabonye harimo na bamwe mu gikarito cyangwa se akamushyira mu gikarito akamujugunya inyuma y'ivuriro kugira ngo uyu mwana nyine
abandi bamwe bakavuga ko uno mwana ino nda ishobora kuba yarakuwemwo yarangiza agashyirwa muri iki gikarito, yamara gushyirwa muri iki gikarito nyine akahapfira cyangwa se akashyirwa yapfiriwe. Aha ngaha nakubeshye polisi yahise yasesekara kugira baze barebe uno murambo w'uno mwana, ndetse uhita unafatwa ujyanwa mu iruhukiro cyangwa se aho nakwita nko muri morgue muri ibitaro bya Muhima, kugira ngo bakomeze kugenda bajye kwita kuri uno murambo, ndetse banakomeze bakore iperereza bamenye umuntu waba waribarutse uno mwana. Bamwe mu banyarwandakazi bari bari aha ngaha cyangwa se abamama bari bari aha ngaha bavuze ko bamwe mu batwita bataba biteguye kubyara bagiye babireka cyangwa se bakazikuramo zitarakura cyane zigifite ukwezi kumwe, kuko kubyara umuziranenge bamara kumushyira ku isi ukabona kumwica, ibyo ngibyo nta na kimwe uba ukoze rwose uba ukoze zeru. Bavuga ko ikintu cya mbere kiryana ari igise, ariko iyo bamaze kurenga igise bamaze kubyara umwana bamushyize hanze, nta n'impamvu yo kumwica, ahubwo uba ugomba gukora igikorwa cyo kumurera, kuko ntabwo uzi icyo azaba cyangwa se ko atari we uzagukiza. Bamwe mu bamama bavuze ko bino byaha bikomeje kugenda bigaragara cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ndetse na polisi ndetse n'abashinzwe umutekano bagomba kubikurikirana. Bamwe mu bakobwa b'abangavu cyangwa se n'abandi bagore basanzwe babyara, ugasanga rimwe na rimwe babyaye abana barabishe cyangwa se inda bazikuyemo babaroshya